Urufatiro Rutanyeganyega, Matayo igice cya 11 umurongo wa 7. Abo bakigenda, Yesu atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati, Mwagiye mu butayu kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Yohana Umubatiza ni umwe mu bantu bakomeye bari muri Bibiliya Yera, ndetse Yesu yavuze ko mu babayeho nta umuruta. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Igice cya 11 umurongo wa 11. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera bahanuye ibya Kristo, ariko Yohana we ntiyamuhanuye gusa, ahubwo yaramubanjirije aramubatiza amwereka isi. Yohana yari intwari mu murimo yahawe ku buryo atatinyaga gucyaha n'abami mu makosa yabo. Yohana yuzuye Umwuka Wera akiva mu nda ya nyina, abwirizanya ubutware bukomeye ku buryo n'abakomeye b'igihe cye bamutinyaga. Yohana yahamije Yesu ko ari Kristo adashidikanya, ariko ageze mu nzu y'imbohe kwizera kwe kurahungabana. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa ibyanjye bitazagusha. Matayo igice cya 11 umurongo wa 2 kugera ku wa 6. Ni kenshi tujya tubona abantu bagaragara bakomeye mu by'Imana nk'abavugabutumwa, abahanuzi, abayobozi n'abandi, tugasa naho kwizera kwacu tukubatse kuri bo, ariko burya baba bakiri abantu babasha kugira intege nke ndetse no gusitara mu rugendo rujya mu ijuru. Dushobora kubita bakomeye, ariko Yesu we yabareba akabona ari urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Muri iyi nzira turimo ni ngombwa kumenya ko Umwami Yesu Kristo ari we dukurikiye, abandi bose ni abarangabe nk'uko Yohana Umubatiza yabivuze. Uwo niwe utabasha guhungabana, niwe utabasha kuyoba inzira, niwe rufatiro rutanyeganyega, niwe dukwiye kubakaho kwizera kwacu, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ariko Yesu Kristo. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 11. Hari imiryango myinshi ya Gikristo n'amatorero byagiye biha icyubahiro gikomeye abayobozi babo, maze hagira ikibazo kibabaho abantu bagakangarana, ndetse n'iyo miryango rimwe na rimwe igasenyuka. Niba abatubanjirije muri iyi nzira nk'Aburahamu, Mose, Dawidi n'abandi baragiye bagira intege nke ndetse bakagira aho bayoba, ni ngombwa kumenya ko n'undi wese ukiri muri iyi nzira abasha kuyoba atabaye maso. Bityo nta mwana w'umuntu dukwiye kubakaho kwizera kwacu nk'aho ari we dukurikiye, kuko nawe aba akiri ku rugamba rwo kuzasoza amahoro. Benshi bayobywa muri iyi nzira biterwa n'uko baba barashyize ibyiringiro birenze mu mwana w'umuntu aho guhanga amaso Kristo. Niba dushaka kuzasoza neza urugendo rwacu, ni ngombwa ko amaso yacu ahora hanze Yesu Kristo wenyine, tukazirikana ko abandi bose babasha guhungabana no kuyoba kuko ari abana b'abantu bakiri ku rugamba. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we gusoza rwose. Yihanganiye umusaraba ku bw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Abayobora igice cya 12 umurongo wa 2. Dusenge. Mwami Yesu, mpa guhora ngutumbiriye muri iyi nzira, kuko ari wowe rufatiro rutanyeganyega, mu izina ryawe Yesu. Amen.